tukwe sikira kubasha niko yeme muze gatuwe nk'abakora agasirimba kamwe kagize n'Imana ndavuga 15 cyangwa turekere gutyo ihema mwegeranye gaza faranga waba gikubise karikire tukamenya umubari wazo noneho barya abantu nibaze babare nibamara kubara tumenye amafaranga twayiha batanga sibyo byiza abantu bajana kando kamwe kandu kagaragara noneho abazi kubara baze babara yangaya nibamara abandi barya begeranya mureba abantu bazi karikire vuba vuba begerane badukubitire karikire niturangiza tumenye umubare w'amafaranga tuze kurangiza tubize bari banungoreye ngo mbe gusoma mbere yuko dutamba sibyo okay ndabashimiye kandi nshimira Imana yanshizemo uwo mutwaro ndawugendana ndasenga narabisengeye naringiza iminsi mbwira Imana ngo Mana ninza uzandinyure umara ubwoba ndabona bigoye rimwe nkabisengera nkumva ndakamirise ndi mutima kama ureka ngo reka ibyo ngibyo nduje kubizana ndarwana nabyo nishoro numva umutima uramye ngo nta kibazo uvuge bishoboka ndabikora njyenyine ndabashimiye mw'abantu b'Imana mwe ndashimira abakozi b'Imana Imana ibaheze umugisha Imana ibaheze umugisha rwose iki ni kimwe ni mu nshingano zacu kubabara izi ntama tukabareba tukabitegereza tukabona ikintu kibaremereye kikadukora ku mutima tugafata imyanzuro yo kugira icyo dukora bakristo bacu ndabizi neza twabivuganye na pasiteri mu gitondo niba mu gitondo ku mugoroba arambwira ati kunarahoereye nyine ariko umuntu guhera hano hazabigiye atinya ati ndabivuga bigende gute ariko ihema ni ryacu twese Imana ihabwe icyubahiro abaza bagira igiterane kikagira abantu benshi baza bahamagaza ihema abantu baze bicara abana b'Imana abandi nibakigira gusingora ntimukarirwanire ngo bamwe afite kimwe abandi kimwe muza mupanga mutazanja kurishanyagura naye mbivuze ngo tuzaze mu maza ngo ryahema ngo amakanisane ngo afite igiterane ngo bose ngo rya none rizabakwira oya muze mumenye uburyo mupanga igiterane cyagutse abantu baze bafata ihema murebe uburyo mubibisikanya mupanga ibiterane binini mubibisikanije kugira ngo ryahema mwese ribakorere ako muza guhuza ibiterane hanyuma muze gukora muzabireke rwose Imana ndabizi ko Imana yabahaye ubwenge muzabikore mu buryo bwiza maze bidufashe twese tyaje kubakane nani ngo turigabure nanone ngo twese twaratanze nzaza nyine murimbe nanone nje wahagurutse nkavu nje kurigurisha nje kuri kubita chambu nanone turebe nuko Yesu azabafasha dusome ijambo Yohana ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 10:3 ubu dufite saa 11:00 ese niko saa 12:00 ndavuga nk'iminota murebe igisimba kijya kimeze neza gishongo gishukandi nta muntu bakoroka ngo ababwire ngo nimwitonde nije konditeri turagikaranga ipenda rivuga imigeri ivuge twiruke twahoraga twirukirana rwabusha none tubonye ihema rya Yesu Kristo ngo tunanirwe kwiruka Bibiliya Yohana ibice 10 Yohana ubutumwa bwiza ibice 10:3 haravuga ngo umurinzi w'irembo aramwugururira kandi intama zumva ijwi rye ahamagara intama ze mu mazina yazo akazahura. 4 yamaze kwahura ize zose azije imbere intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. 5 undi tizamukurikira ahubwo zamuhunga kuko zitazi amajwi y'abantu. Yeremiya ibice 10:15 haravuga ngo abungeri bahindutse nk'inka tibasobanuza Uwiteka nico cyatumye badahirwa imikumbi yabo yose igatatana.
narimo mvuga nimugoroba cyangwa se kuwa gatanu twagerageje kuvuga amakuru y'abungeri kandi rwose uko Imana yadushoboje. Ku mugoroba tuvugana intama ubwoko butatu twari twavuze bw'intama zizi abakristo bazi Imana gusa. Nimugoroba nagerageje kuvuga abo bakristo imiterere yabo muri Bibiliya, ariko reka nirukange nje ku ntama ngo zizi umwungeri zikamenya n'ijwi. Intama zizi umwungeri zikamenya n'ijwi. Tubanze dusome Yeremiya ibice 38 n'umurongo wa 19 na 20. Umuntu nadufasha tuganire ku ntama abakristo bazi ijwi ry'Imana bakamenya bazi Imana bakamenya n'ijwi ry'Imana. Abo bakristo niki kize kibaranga? Abakristo bazi Imana bakamenya n'ijwi. Tubwira abantu bamwe baza bavuga ngo ntibaravugana n'Imana, ngo isi Imana isivuga gute, biza bigenda gute? Nje kubabwira ngo izi ntama shebuja ngo azazije imbere ngo zikamukurikira. Ndaje nsobanura ibi bintu kugira ngo bishobore kudufasha. Imana yamagaye abungeri ibaha intama, umwungeri mukuru ni Imana, hanyuma natwe tugira abungeri. Nagerageje kuvuga inshingano na mushumba bishop yarabisobanuye. Inshingano z'abashumba